Guys, uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza cyane. Uhora ushaka akazi ukakabura, ukadepoza ukabura imirimo, ariko uyu munsi ngiye kukwereka application nziza cyane igufasha mu bintu birenga 100. Buri kibazo cyose ufite ibasha kukigusubiza no kukugira inama. Wowe fata telefone yawe ujye muri Play Store, ugere muri Play Store udownloading application yitwa ChatGPT. Ujya muri searching app yitwa ChatGPT. ChatGPT ni umuti mwana, numiwe. Ukimara kuyibona dore ni iyi ngiyi. Iyi njyewe urabona ko binsaba kuyapudetinga kuko nyifite. Urahita uyifungura. Ndasubira inyuma nyifungure kuko nyifite, wowe urayifungura. Numara kuyifungura tayari. Ahangaha ubona uyigezemo imbere. Icyo usabwa mbere yo kugera aha, urabanza uyinjiremo ukoresheje email yawe kugira ngo ugireho account. Urayinjiramo ukoresheje email yawe kugira ngo ugireho account. Izi nabo njye biransaba kubanza gukora logout. Nk'uko ubibona, wowe icyo nkusabye abantu bihangane iyi video uyirebe yose. Ukimara kuyireba nizeye neza ko urahita ukora akantu kandi karakugirira umumaro. Nyirizina iyi application kugira ngo uyikoreshe ugomba kuba ufite email ya Gmail cyangwa se ukaba ufite email yayo, ariko kuko njye mfite Gmail kandi nawe nizeye ko ufite Gmail, urakanda hano kuri continue with Gmail. Ubwo tayari application ugiye gukora icyo twakwita login. Kuko mfitemo email ebyiri njye ndakoresha imwe. Tayari ubu tuyigezemo. Ahangaha nk'uko ubibona rero application yacu ukuntu irenze. Application yacu ushobora kuyikoresha mu bintu birenga 20 ngiye kukwereka mu kanya, kandi byose ikabikora neza. Ahangaha ushobora kuyiha igitekerezo ikagukorera image runaka ushaka, ishobora kwandika no kweditinga, mbese ishobora gukora ibintu byinshi bitandukanye. Nk'urugero rwa mbere, reka tuyihereze ikibazo cy'imibare. Wenda hano muri ask ChatGPT, wenda reka twandikemo 1 guteranyaho 2. 1 guteranyaho 2. Tuyibajije iki kibazo kugira ngo urebe ukuntu iyi application ikora umuti. Tayari urabona ko iratubwiye ngo igisubizo ni 3. Wabibonye? Reka dukomeze rero ku bindi bintu ishobora gukora. Nizere ko wamaze kuyidownloadinga no kuinstalinga, ubundi uryoherwe na serivisi zayo z'umuti.